kuri uyu muntu aba yikinisha, iyo ari kwikinisha aba agira ngo we ubwe yihe ibyishimo bye, anabigeze ku ndunduro ari wenyine. Umuntu iyo yikinisha rero hari imyuka mibi, hari imyuka y'abazimu, imyuka y'abadayimoni. Hari umudayimoni nshuti bakunzi ba Wune Empire, ikiganiro kiracyari cyakinde, kiracyari ikihe? Ni Street Word. Ni umuhungu wanyu Ndisenyenge Zapa, The Village Boy, wamamaye Gabari Kamugi, Kamugi niyo mazina yanjye. Ubu ngubu tugiye hehe? Ubu ngubu tugiye kureba umugabo w'umusaza, ni umugabo w'umupapa, ni umugabo w'umuganga, akora ibintu bijyanye n'imiti ya Kinyarwanda, avura abantu ibintu bigiye bitandukanye, akavura indwara zananiranye, avura abantu bafite amarozi, abantu barozwe, abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Uwo mugabo abakoraho rikaka. Tugiye hehe? Ni muri Rambura, ni ahantu bita muri Bumba, ni ahantu bita muri Bumba. Tukomeje kubashimira ubwitange mukomeza kugira mukurikirana ibiganiro byacu. Twagiye cameraman, twagiye. Uyu mugezi mureba niwo bita Nyanguragura. Uyu mugezi mureba witwa Nyangurangura. Mbere yo kugira ngo ugere kwa Ndoma, uyu mugezi uba ugomba kubanza ukawambuka. Turawambutse, tugiyeyo, tugiye aho bita muri Bumba. Babwiye abantu tubajije batubwiye ko turi hafi, harimo kubura akanya gakeya, ni akanya gatoya, tukaba tugize gute, tukaba turahageze. Ntago byoroshye, ariko ndabona byibuze tubura nk'umunota umwe ngo tube tuhageze. Ndi kubona ntangiye kubona ko dutangiye kugira mu mbago ziwe. Ni hano imbere gatoya.
ko ndi kubona hanafunguye, ndabona hafunguye, ariko ubanza bisaba kugira ngo dukomeze, katugende dukomeze. Haba ari hano subwo? Ndabona atari hano, birashobora kuba biradusaba ko dukomeza kwegera imbere, ndabona bidusaba ko dukomeza kwegera imbere. Ahangaha ni hano, aho tugeze ni hano kwa muganga. Kadukomange twumve, mwaramutse neza, mukomere cyane, mumete neza. Ndabona tuhageze. Ahangaha tugeze ni ku muganga uvurisha ibimera, avura bya kinyarwanda. Murabona dusanze ko yateguye n'imiti hano, turabona yayishyize ku kazuba. Reka nze turebe ko twaganiraho gatoya. Nshuti bakunzi ba Une Empire, ahangaha turi kwa muganga Nsanzumuhire. Turi kwa muganga Nsanzumuhire. Ni umuganga uvura akoresheje ibimera, kandi ahangana n'indwara zigiye zitandukanye. Umuntu ufite uburwayi bwamunaniye cyangwa se yayobewe, yaza akagana kwa Nsanzumuhire. Hano twari turi yari kudusobanurira ibimera bigiye bitandukanye, atubwira icyo bigenda bikora, atubwira indwara bigenda bihangana nazo. Ubu noneho tugiye kugenda, ariko hari ikintu ntakubajije kuri tuno tuntu turi hano. Utu tuntu twadusanze hano, ndabona tumwe tugitose, utundi turumye. Utu tuntu two n'uduki? Nkuko nabibabwiye, iyi ni imiti twanitse hano. Yego. Ni ukuvuga ngo ni amababi y'ibimera twasoromye runaka, tugasekura. Ubu turanitse dutegereje ko byuma, tukongera tugasekura, tugakoramo agafu keza. Ubwo ibi ni ibimera bigomba kuvamo imiti igomba kuvura indwara runaka. Ubu iyi ni imiti iri ahangaha. Nkuko twakomeje tubivuga rero, yarakomeje kudusobanurira ku bijyanye n'ibimera agenda yifashisha mu buvuzi bwe bwa buri munsi. Tugiye kumuganiriza noneho adusobanurire byimbitse, aturangire ahantu akorera. Muntu umukeneye cyangwa se muntu wifuza kuba yamuganiriza cyangwa se yamugira inama, turaza no kubaha nimero ziwe ku buryo mwamuhamagara mukabasha kuba mwakorana neza. Mwaramutse neza? Amakuru y'iminsi? Mumeze neza, murakomeye? Mwitwa abandi? Nitwa Nsanzumuhire Ildefonsi. Yego. Kaba ndi umuvuzi gakondo. Tuza hano rero bitewe n'uko twaje tumeze nk'abarangisha. Yego. Hari akazina ngo bakuziho, hari akazina abantu bakuziho ku buryo umuntu avuze ati ngiye kwa runaka, ngo bahita bakumenya. Utuzina aba ari twinshi. Yego. Ahubwo ntiyambatsiko ako wumvishe kaba ari nk'akandi. Batubwiye ngo turi kugerageza kubaza ngo tumenye ahantu tugiye ngo ni kwande. Twabazaga ngo kwa Nsanzumuhire, bakatubwira ngo ntabwo turi kubimenya, ngo kireka niba mugiye kwa Ndoma. Ako ni akazina kanjye ko mu bwana, ariko ndagakuranye ntacyo kantwaye. Yego. Ni kwa Ndoma. Abana benshi usanga bakazi, n'abantu bakuru bararize iryo zina. Uri muganga uvura indwara wifashishije ibimera. Bivuze ngo uvura ukoresheje uburyo bwa gakondo. Niko bimeze. Hano tugeze kwa muganga cyangwa se kwa Ndoma cyangwa se kwa Nsanzumuhire, ubifata uko ubishaka. Tubasanze ibimera bitandukanye biteye muri jaride mu rugo rwiwe. Turashaka kugira ngo abanza dusobanurire. Nk'ibi ngibi, ibi ni ibiki? Mbona agenda ngusobanura gatoya. Yego. Aka bakita teyi cyangwa romari. Iyi romari rero bakunze no kwifashisha no mu cyayi cyangwa se nk'ikirungo cy'inyama. Ariko twe tubyifashisha mu miti. Ivura nk'iki? Nko ku burwayi bw'inkorora, mu burwayi nko ku bantu bafite ikibazo
ibibazo binyuranye byo mu mubiri. Ubwo byasaba detaye ndende, ariko ubwo mu nshamake ni umuti ukomeye turawifashisha cyane, no mu miti y'urukundo bizamo indabyo z'akagati. Yego, mu miti y'urukundo rwose nakobura ni igitangaza. Gakora ibitangaza. Yego, dusimbukire kuri kano gati uri kubona. Yego, nari mvuze urukundo, ariko ubwo nari nakubise akajisho ku iki giti bakita umukunde. Niko iki giti cyitwa umukunde. Yego, nk'uko uri kumva iryo zina gukunda, cyifashisha rero mu miti y'urukundo ku bakobwa cyane cyane, cyangwa se mu ngo ziri gushwana, umugabo n'umugore mu rugo batari kumvikana. Ariko si ibyo gusa, iki giti gikora no mu bundi burwayi bwo mu mubiri. Cyangwa hari ubundi buryo wowe ubigenzamo, kuko urabona iki giti uratubwiye ko cyitwa umukunde. Iswati nka gutya nshobora nko kugifata, ntabwo nzi ngo nagikoresha gute. Wenda ni ibanga ry'abaganga, cyangwa se ni ibanga ryawe n'umurwayi, uburyo umubwiramo yabikoramo. Ariko bitavuze ko ndamutse mpuye nacyo ahantu runaka, kuko wenda birashoboka ko kitari hano gusa, ntabwo namenya uburyo nagikoresha. Muri make, iki giti urabona twifashisha aya mababi. Ayo mababi yacyo niyo dusoroma tukayasekura tugakoramo agafu. Yego, ka gafu niko dukoresha mu ubwo buryo butandukanye bitewe n'ikibazo umuntu afite. Yego, iki giti bacyita umukunde. Yego, urabona nk'umuntu hari igihe nk'abantu bagiteye no ku mbuga yabo batazi n'icyo kimara. Yego, hari igihe ushobora kuba ufite nk'ahantu runaka ku gice cy'umubiri uri kuribwa, kabone n'ubwo waba utazi ikintu kiri kukurya muri icyo gice cy'umubiri. Yego, uragifata ugasekura, ukabona umutobe w'iki giti, noneho ukabasha gusiga hantu hamerewe nabi, hahandi uri kubabara. Yego, mu gihe cy'iminsi 5 uba utangiye koroherwa, umerewe neza, uri kumva umeze neza. Cyaba kivura imvune se? Oya, ntabwo ari imvune. Hari uburibwe buza mu mubiri. Yego, ntabwo bitandukanye n'imvune. Hari igihe hari nk'imitsi wenda umerewe nabi, ukaba wabasha gukoresha uyu mutobe w'iki giti cy'umukunde. Ushobora gukoresha uwunyweye, nanone ukawukarabisha hahandi ufite ikibazo. Uyu ni umukunde. Yego, aka gati ko ni igiti cy'urubuto ruribwa, ni ipeshi, bacyita ipeshi. Gikunze kuba ahanini mu bigo by'abapadiri, ntusanga hari amapeshi. Yego, ariko nanone aya mababi tunayifashisha mu buvuzi bwacu bwa gakondo. Aya mavuzi y'amapeshi. Noneho Yego, hari akandi gati hano nakwita ko ari nka kizigenza mu bimera, nk'ubu buvuzi bwacu bwa gakondo. Yego, iki bacyita umuhanga. Cyangwa se umuhangabazimu. Uyu muhanga ni igiti gikomeye cyane mu buvuzi bwacu bwa gakondo, hahandi tukifashisha no mu bintu by'imyuka mibi, nk'uko cyitwa umuhangabazimu, kirabahangamura abafatwa n'iyo myuka mibi. Hari uburyo mubikoresha? Hari uburyo tubikoresha. Iki giti cyitwa umuhanga kikaba cyahangana n'abo bazimu, kikabahangamura. Yego, urabona hano hari akandi gati kagiye kugira ibara risa n'umweru. Aka nako bita irarire. Ngira ngo urukumva n'iryo zina kurarira, harimo inshinga kurarira. Iri rarire rero ni igiti kimwe gifite imbaraga Imana yakiremanye, cyangwa se Imana yagihaye, kibasha kurarira cyangwa se kurinda urugo. Cyifashishwa mu kurinda urugo. Iki gisa na cya kindi. Yego, umukunde. Yego, iki cyo bacyita ikiziranyenzi. Rero iki giti akaba ari inshuti y'abagabo, nacyita inshuti y'abagabo. Ikiziranyenzi. Kuvuga ngo ni inshuti y'abagabo rero,
hari ukuntu umugabo ashobora kwishaka akibura mu gihe cyo gukora amabanga y'abubatse, cyo gutera akabariro se, cyo gutera akabariro. Yego. Iki giti rero tukita inshuti y'abagabo kuko kirabafasha cyane. Hari ikindi, iki cyo ndakeka namwe murakizi. Ni ikihe? Iki bacyita umuravumba. Umuravumba. Uyu muravumba nawo ukora mu bijyanye n'inkorora, ariko saho gusa nanone kigoboka abagabo bari gucika intege mu gihe cyo gukora amabanga y'urugo cyangwa se mu gihe cyo gutera akabariro. Yego. Uyu muravumba nawo ugiramo uruhare mu gutuma bongera akabaraga, akanyabugabo, bongera akanyabugabo. Ndumva hari ikindi ntakubajije se ubwo utu twatsi tumeze gutya, utungutu, utwo twatsi utu twifashishwa ku burwayi bw'umusonga. Nureba neza urabona harimo ikintu kimeze nk'ururenda. Yego. Uru rurenda rero nubwo umuntu abasha gusiga ahari ikibazo ngo kifashishwa, hari uburwayi bita umusonga. Hari ukuntu ikintu nko ku bantu bakuze mu gatuza akababara mukuntu. Yego. Ibi rero nibyo twifashisha ugakubaho aho hantu hari umusonga, ruriya rurenda. Wumva umeze neza. Hari akandi hano gahari bita umucyayicyayi. Umucyayicyayi bagakoresha mu cyayi se? Gakora mu cyayi ariko buriya ni n'umuti. Ni n'umuti. Bitandukanye na te. Kano ko kanifashishwa mu kugabanya ibinure byo kunda. Kuno umuntu afite inda irimo ibinure, inda yarabaye nini ukuntu. Mu cyayicyayi. Uyu banywa amazi rero, amazi arimo iki kimera cy'umucyayicyayi bifasha kugabanya uwo mubyibuho wo kunda. Ndabona bisa nkaho byose wagerageje kubidusobanuriraho. Ese birashoboka ko hari ukuntu umuntu nka bino byatsi byose yabikoreshereza rimwe? Bibaho. Buriya hari ukuntu Imana yatugiriye neza iduha ibimera. Icyo dukora gusa ni ugushaka ubumenyi bwihishe muri bya bimera. Yego. Iyo duhuje ibimera nka 3 cyangwa 4, bya bimera bihuza imbaraga bikabasha guhangara ya ndwara dushaka guhangana nayo. Ni ukuvuga ngo umuti umwe, mbese umuti umwe ntabwo uba ufite imbaraga nk'uko wahuriza hamwe ibiti nka 3 4 bifite akamaro kamwe kuri bwa burwayi. Yego. Iyo bihuriye hamwe ari 3 4 hari imbaraga zikomeye ziba zihurije hamwe. Ubu noneho tugiye kumuganiriza, atubwire ahantu akorera, atubwire ahantu duherereye, kugira ngo umuntu umukeneye cyangwa se umuntu umushaka abashe kuba yamubona. Aha turi ni hehe? Urakoze cyane. Yego. Aha turi ni mu karere ka Nyabihu, mu murenge wa Rambura, akagari ka Guriro, mu mudugudu wa Rusogo. Umudugudu wa Rusogo. Ahangaha turi mu mudugudu wa Rusogo nk'uko yaramaze kubivuga, mu murenge wa Rambura, ni mu karere ka Nyabihu. Twaje inzira zigoranye, abantu abenshi ndumva twabarangira neza nk'abantu baturutse mu mpande zitandukanye, ahantu atagomba kurenga kugira ngo bibashe kuba byamworohera kuba yagera hano. Ese twabonye ari agasantere ruguru, tubona n'akandi gasantere kari hano hepfo. Ese utwo dusantere waduspecify cyangwa se watubabwira neza ku buryo umuntu aramutse ahageze atayoba? Ndaje ukuvuga dufata urugero nk'umuntu uturutse nk'Imusanze mu rugero. Yego. Araza akagera mu Kamira, yagera mu Kamira, muri gare ya Mukamira haba hari imodokari ziri kuri linye y'isijya Kabaya. Yego. Icyo gihe ajya kuri izo modokari akavuga ko bamusiga ahitwa Irambura. Cyane bakamusiga ku gahanda kajya ku mashuri y'Irambura. Iyo ageze aho Irambura rero, kubera aba afite n'akanimero kanjye, ahita mvugisha nkamurangira mu rugo akahagera bitamugoye, ku buryo bworoshye cyane ko ageze na Irambura nk'uko natwe twabigenje. Ageze Irambura akaba yabaza kwa muganga Nsanzumuhire, baramuzi cyane.
baramuzi cyane bitewe n'ibigwi yubatse, bitewe n'indwara zananiranye agenda ahangana nazo, kandi akabasha kuba yavura abantu bikagenda neza. Turashaka kugira ngo hari abantu umuntu ahereza imiti wenda y'ibimera, umuntu akagenda akayikoresha mu buryo utamubwiye. Ese iyi miti y'ibimera wenda katwirefere cyangwa se dufata urugero nko ku miti ya kizungu, hari uburyo bashobora kubwira ati ujye ufata ikinini kimwe wafata ibinini bitatu bikakugiraho ingaruka. Ese iyi miti y'ibimera yo bigenda bite? Birumvikana iyo twaguhaye uburyo bwo gukoresha imiti yacu ukanyuranya n'ibyo tutakubwiye, birumvikana ya ndwara twadushaka guhagara nayo ntabwo izakira, ahubwo bishobora no guteza ibindi bibazo kuko wakoresheje imiti uko bidakwiye. Akenshi abantu banjye mbasaba kongera kumpamagara iyo abyibagiwe, aho kugira ngo abikoreshe uko abyumva, akongera akampamagara nkamwibutsa uko ayikoresha. Ese muri uru rugendo rwawe rwo kuvura cyangwa se rwo kwifashisha ibimera bitandukanye, ugenda uvura indwara zitandukanye, ibi bintu wahora bitangiye, hari ukuntu umuntu usanga wenda yarabyize se, cyangwa se yarabirazwe n'ababyeyi cyangwa se n'abasogokuru, ibi bintu cyangwa se yaba ari impano cyangwa se warabyize? Urakoze cyane, ubaje ikibazo cyiza. Ubuvuzi ndimo nta hantu nagiye kubyiga. Yego. Ibi ni umurage gakondo wo mu muryango wacu. Yego. Akenshi hari umukecuru njya nkunda kuvuga, yitwa Bungwiki. Bungwiki ni nyirakuru cyangwa se ni nyina wa sogokuru. Uwo Bungwiki ni nyogokuruza wawe. Niwe twireferaho ibi byose. Guhera k'uwo nyogokuruza bikaza kuri ba sogokuru, hari abakoze aka kazi, muri ba data wacu barahari bari kugakora, nanjye ubwo ndimo nk'umwuzukuruza. Mbese ubwo ni ibintu bikoze isheni y'umurage gakondo wo mu muryango wacu kwa Bungwiki. Bikaza nawe bikakugeraho, nk'uko bizanakomeza no ku bana bawe, bigakomeza bikaba ishene. Hari ubundi buryo rero usanga abaganga cyangwa se abaganga nabo bifashisha ibimera, hari ubundi buryo bakoresha bwa majise, cyangwa se ukabona nyine uburyo bakoreshamo bavura abantu biratangaje cyangwa se biteye inkeke, uwo ntabwo ujya ubibona? Ibyo tujya tubibona kuri za social media cyangwa se igihe twagiye gusura abandi bavuzi bagenzi bacu. Yego. Ariko njye ntabwo njya hirya y'ibi bimera. Ntabwo ubwo bintu by'ubumaji ntabyo twe dukoresha iyi miti, ibimera Imana yaduhaye, ntabwo tujya hirya yabyo. Baricyo nakubwira aho. Mbega mwebwe mukora ibintu biri ku murongo, mugakoresha ibimera byonyine muvura abantu. Turafata nk'urugero, sinzi niba umuganga tena wundi wa gakondo witwa Salongo, sinzi niba umuzi. Salongo kuri social media, akenshi iyo turi kureba nk'ibintu akora cyangwa se n'uburyo avuramo abantu, hari abantu benshi batanga ubuhamya bavuga ko yabavuye kandi bikagenda neza, ariko hari n'ibindi bintu akora tukabona biteye ubwoba. Yego, tukabona biteye ubwoba, bimeze nk'ibitangaza. Ako kantu rero kakari kumwe bigatuma hari abandi baganga gakondo umuntu agira ubwoba bwo kuba yajya no kwivuzaho, bitewe n'uko afite ikintu, akoze ikintu, urabona ni ibintu bidasanzwe, ukavuga ati ibi bintu bimeze gute? Ese wowe biriya bintu ubibona gute? Biriya bintu nta kintu kinini nabivugaho kuko izo maji ntabwo ari impano yanjye. Ngiye kugira icyo mbivugaho naba ngiye kubesha kuko ntabyo nzi. Ibyo nzi ni ugusoroma umuti ahangaha nkawusekura nkamenya ngo ndavura indwara runaka. Wowe biriya bintu bya Salongo ntabwo uzi ngo bigenda gute cyangwa se ngabikora gute? Hari ikindi kibazo gikunda kubaho muri sosiyete cyangwa se gikunda kubaho mu bantu, mu baturage. Umuntu wamubwira ati, yavuga ati ngiye kwivuza mu Kinyarwanda, abantu bakavuga ati mu Kinyarwanda oya wijya mu Kinyarwanda. Aho ngaho ahanini ubuvuzi bwacu hari abantu bukomatanyije ibintu byinshi.
harimo ibi twita ubuvuzi bwa gakondo, hazamo n'ibintu by'ubupfumu. Akenshi rero hari iyo umuntu avuze ati ngiye kwivuriza muri gakondo kubera ya sura y'ubupfumu nabwo budashobotse, hahandi umuntu ahura n'ubukene yabuze agafaranga agahita yigira umupfumu kandi atari umupfumu. Yego. Agakora ibintu bigiye kwitwara nk'ibitangaza, abavuzi bakoresha ibitangaza, akahindura umupfumu kandi atari we. Abenshi iyo bumvishe iryo jambo ngo umuntu agiye muri gakondo, ahanini icyo batekereza ni bwa bupfumu, ntabwo batekereza ko hari n'ubuvuzi busanzwe bukoresha ibimera, butarimo ibyo bintu byo gupfumura. Noneho ndashaka ko tukiri aho ngaho kugira ngo untandukanyirize bino bintu uko ari bibiri, ubupfumu ndetse n'ubuvuzi gakondo. Ubupfumu nagusobanuriraho gatoya. Yego. Ubupfumu ntabwo mbuhakanye ko butabaho. Ikintu kibi ahubwo ni uko hari ababwiyitirira. Ubupfumu icyo bivuze ni ugupfumura. Gupfumura cyangwa se kureba hirya y'ibiri aha ngaha. Kubasha nk'ubu uri kundeba hano, uri kumbona hano mu gahanga, ni urugero ngiye kwifashisha. Yego. Ubupfumu rero buraza bugapfumura hano, bugahinguranya bukareba ibiri hirya twe tutari kubonesha amaso yacu. Nibyo bintu nakwita by'ubupfumu. Noneho rero hari abantu bavura nyine, hakazamo n'iby'ubupfumu, akaba yakubwira ati mu bana bawe mu myaka iri imbere uzaba iki n'iki, cyangwa se nudakora iki giti ukubona ugiye gupfa, ati dore ndabiraguye, akabiragura nyine akabikubwira uko ngo. Ubwo ni ubupfumu. Ibyo bintu ni ubupfumu. Naho ubuvuzi bwa gakondo ntabwo bujya mu bintu by'ubupfumu. Umuntu arakubwira ndi kuba bafite ikibazo iki n'iki, mukaganira ukumva ikibazo afite icyo ari cyo, ukamenya noneho bitewe n'uko muganiriye, ukamenya umuti uri bumufashe. Ukamenya ngo ndateranya ibi byatsi ibi n'ibi bibashe kumworohereza ku burwayi afite. None se Muga, hari akandi kabazo gatoya nshaka kugira ngo nkubaze. Ese ubu akenshi nyine tuzi ko n'iriya miti iba kwa muganga ikorwa mu bimera, usibye ko hari ibindi bintu bagenda bavangamo bikabasha kuba byagira forme y'ibinini cyangwa se bikagira forme y'amazi nk'inshinge. Ese umuntu ukoresheje wenda nk'urugero, umuntu urwaye umutwe akajya kwa muganga akaba yarya paracetamol, n'undi akaza mu buvuzi bwa gakondo akaba yarya umuharavumba, ese iyo miti k'uwo muntu ikora gute? Ese ikora kimwe cyangwa hari ibifite imbaraga kurusha izindi? Birumvikana. Umuntu ugiye kwa muganga, cya kinini agiye guhabwa nacyo kiba cyarakomotse mu bimera. Yego. Noneho ubwo umuntu waje akatuyoboka twewe dukoresha ibimera bitarakorwamo ibinini, abafashe umuti w'umwimerere, cyane ko biriya binini nubwo bivura, akenshi biravura ko hari n'ibindi bigusigira mu mubiri bitari byiza. Byanze bikunze ibintu byanyuze mu nganda, hari ibintu bibi bidusigira mu mubiri. Usibye ko buriya no gukoresha ibinini inshuro nyinshi cyane byangiriza n'ibihaha. Yego, n'igifu, umwijima, ibintu nk'ibyo. Ubwo niyo mpamvu gukoresha ibimera by'umwimerere aricyo kintu cyiza cyane kurusha uko wajya. Yego. Hari akandi kabazo gatoya, tukiri ku kibazo kijyanye n'abapfumu ndetse n'abavuzi ba gakondo. Hari abantu basiga isura mbi. Uyu mwuga wanyu wo kuba mwavurisha ibimera, abo bantu bameze gutyo, abo bantu wababwira iki nk'umuganga? Icyo nababwira ni uko ibyo bintu babivamo bakabireka, kuko ntabwo ari byiza. Baba bari kutwangiriza isura y'ubuvuzi bwacu bwa gakondo. Nicyo nabivugaho buriya. Naho ubundi biba mu bisekuru by'abantu, aba ari umurage gakondo ahanini. Ugasanga benshi babikora babirazwe na ba sekuru na basekuruza babo. Yego. Ubwo rero nk'ababifite mu nshingano cyangwa bafitiye ubushobozi, byakabaye na byiza nk'ubu bumenyi bakareba uburyo babuhuriza hamwe,
abantu babizi bakaba bakwicara bakandika n'ibitabo, n'abandi bana batoya bakaba ababishaka babyiga bakabikoramo n'umurimo. Nk'ubu nubwo nkora aka kazi k'ubuvuzi bwa gakondo, aka kazi karantunze nkabonamo amafaranga. Yego. Urumva rero habonetse uburyo bwo kubyigisha n'abandi, hari abo byagabanyiriza no mu bushomeri no kurwanya ibintu by'indwara byugarije abantu hirya no hino mu gihugu. Numva ari cyo nabivugaho. Ubu se nk'umuntu aramutse aje akugana ahubwira ko ashaka kuba wamwigisha kuba yakoresha ibi bimera, nawe akabasha kuba wenda mu gihe runaka nawe yazaba muganga gakondo, cyangwa se nawe akaba yakora ya shene, nawe akazagenda biraga abantu, ese umuntu aramutse akeneye nko kubyiga wabimwigisha? Twamwigisha. Maze no kwigisha abantu babiri. Kandi ukabona ko ubikeneye rwose kubyigaraza tukamwigisha, byumvikane ko ni wa muntu byifitemo ubushake. Yego. Atari ukumva bikunze gusa, abifitemo n'ubushake bimurimo, araza akabyiga rwose igihe gitoya aba abimenye. Ntabwo bigoye. Usibye ko ibimera ndetse n'imbuto ni bimwe mu miti y'umwimerere kandi ivura neza abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye. Niko tugenda tubibona, kuko akenshi uragenda wanajya no kwa muganga ubwaho bakakubwira ko uragenda ukajya kurya ibintu runaka by'imbuto, se bakagutegeka kurya amaronji, se bakagutegeka kurya izo bita za kokombure, bitewe n'uburwayi bari kubona ufite. Urumva ko ni ikintu cyiza cyane. Ese kuba mu Rwanda ni ukuvuga ngo uyu ni umuco kandi w'Abanyarwanda. Ibi ni ibintu abantu bagakwiye, kuko nibyo bintu ndumva kera ntago ibintu by'ibinini byabagaho. Bose bakoreshaga ibimera. Nk'iyo ugerageje kumva nk'abantu cyangwa se nk'Abanyarwanda batari kumva ko ibi bintu baza kwivuza bakoresheje uburyo bwa gakondo, ubifata gute? Ntabwo nabarenganya, kuko hari ikintu cy'iterambere cyaje, harimo no kwigana imico y'ahandi, bigatuma ntabwo ari mu buvuzi gusa, no mu zindi domene usanga ibijyanye n'umuco gakondo w'Abanyarwanda hari ukuntu uvangirwa n'imico yo hanze. Ubwo rero nashishikariza Abanyarwanda gukunda ibyabo, gukunda iby'iwabo. Ibyo mu bazungu bakaba babiretse, tukamanza tugakunda ibyacu tukikunda. Nicyo nasaba Abanyarwanda, bagakunda gukoresha ibimera, dukoresha ibimera byacu. Kandi birafasha kandi binavura neza, birizewe. Tukiri aho ngaho hari ikintu nari nifuje cyo kuba nababaza. Ese hari uburyo, cyangwa se hari nka koperative, cyangwa se hari nk'uburyo wenda bigaragara ko ibi bintu mukora byizewe, cyangwa se mwabiherewe uburenganzira bwo kuba mwabikora? Kuko hari ukuntu ushobora gusanga nk'umuntu akora ibintu akaba yakora ikintu kikaba cyagira ingaruka ku muntu, yaza gushaka wa muntu bakavuga ko wenda batamuzi, se bakavuga ko uwo muntu atari muri sosiyete y'abavuzi gakondo. Ese haba hari nk'ibyangombwa runaka, cyangwa se haba hari koperative runaka, cyangwa se haba hari nk'itsinda muhuriramo nk'abavuzi ba gakondo? Dushaka kugira ngo tubwireho muri make. Ibyo niko bimeze. Badushishikariza gukorera mu matsinda y'abavuzi gakondo cyangwa se mu makoperative. Ntabwo turagira icyitwa koperative, ariko hari itsinda dukoreramo. Rya tsinda baduheramo n'amabwiriza. Nk'ubu hari amabwiriza tugenderaho. Nk'ubu naguha nk'urugero, birabujijwe gucumbikira umuntu w'umurwayi ngo arwarire nkana. Yego. Icyo gihe uba ugiye gukora ibitaro mu rugo kandi bibujijwe, bitemewe. Yego. Araza tukamuhereza umuti, agataha agasubira imuhira, agasubira iwabo. Kimwe nuko hari nk'umuntu ushobora kuza tukabona uburwayi afite yayobye, atari ibyacu bitatureba twewe, ukamufasha kumugeza ku kigo nderabuzima. Nkatwe dukorana n'iki kigo nderabuzima cya Rambura. Yego.
hari umuntu ushobora kuza afite uburwayi bwose yabyitiranyije n'amarozi. Abenshi bakunze gukeka amarozi, yataka akantu gatoya ati reka manze njye kureba umuvuzi gakondo amanza ndebere. Yego. Hari igihe usanga afite uburwayi butari ubwacu bwo muri gakondo, icyo gihe ukamworiyanta hehe kuri centre de santé yitwegereye hano Irambura. Ubwo nabo bafite uburyo bwabo bamworiyantamo, nimba uburwayi afite biri mu nshingano zo kuba bamuvura bakamuvura cyangwa se bakamuha transfer y'ahandi. Tukiri kwa kantu k'imikoranire k'abavuzi ba gakondo ndetse n'ibitaro, hari n'akandi kantu ka mu baturage ukumva nk'umuturage aravuze ati imiti ikoranye. Ese birashobora ko umuntu uri kurya ibinini yanakoresha n'ibimera? Umuntu uri kurya ibinini birashoboka bitewe n'uburwayi afite. Iyi miti yacu nta kintu yangiriza. Ibi ni ibyatsi nyine, ni nk'uko ni ibyatsi, nk'uko warya n'imboga, nta kintu bitwaye. Umuntu ari kurya imiti yo kwa muganga, gufata n'imiti yacu y'ibimera nta kibazo, nta kintu bitwara. Ni byiza. Hagati aho rero naje kugira amatsiko y'ikintu runaka nshaka kugira ngo nkubaze ubashe kuba wambwira niba cyaba cyarabayeho. Ese ni nk'iki muri uyu mwuga mukora w'ubuvuzi bwa gakondo, ni ikihe kintu kigushimisha cyane? Ikintu nta kinshimisha nko kumva umuntu nahaye imiti, waba umuntu waje ari gutaka ari kubabara nkumva arampamagaye ngo narakize. Icyo kintu kiranshimisha cyane. Hari n'abagaruka bakaba banagushima. Hari n'abagaruka bakaza gushima bati muganga mwarakoze, tukicara tugafata n'akantu tukishima mukaganira, ukabona birashimishije. Ese nta muntu uravura ngo ibimera cyangwa se imiti wamuhaye ibe yamugiraho ingaruka? Ntawe ndabona, nta muntu ndabona, uretse wenda ko ntabwo abantu mvura bose bakira 100%, kuko ntabwo umuntu aba ari Imana. Barakira, ariko hari ushobora gukira akaba yagaruka tukamuhindurira umuti, hari n'uwo bishobora kwanga. Yego. Nabyo bibaho rwose. Ntabwo umuntu yajya kwirarira wagena yishireho ngo buri indwara zose zirakira 100%. Oya, bamwe barakira abandi ntibakire. Ntabwo umuntu aba ari Imana. Kuvugisha ukuri nibyo byiza. Wenda ukaba wamwurira tukamubwira uti niba uri kubona bitari gukunda neza wajya no kwa muganga bakareba ukuntu bimeze. Ariko akenshi hari uburwayi bumwe dusaba ngo bamanze banyure kwa muganga, ubanze babasuzume. Cyane ko hari umuntu ushobora nko kubyitiranya akaba yaza hano kandi wenda afite uburwayi, burasaba ko abanza kujya nko kwa muganga, wenda yamara gusobanukirwa neza bitewe n'uko wenda ari kubyitiranya akaba yagaruka noneho mukabasha kumuvura neza. Abantu bagukurikiranye cyangwa se abantu bari kudukurikirana muri aka kanya, wababwira iki? Ese wabashishikariza iki? Wababwira iki? Urakoze cyane. Abantu badukurikiye muri kano kanya, icyo nababwira, ubuvuzi bwanjye hari ikintu bwibandaho cyane kurusha ibintu bijyanye n'amahumane. Amahumane ni gute? Amahumane, iyo bavuze ngo amahumane harimo ibintu byinshi. Ushobora guhumana wahumanyijwe n'abantu birimo amarozi se, ushobora no guhumana bitewe amarozi y'ubutamikano, cyangwa se abarozi bafite ubuhanga bwinshi, bashobora kukuroga batanagukozeho nta n'ikintu bagutamitse. Hari ibintu baguhuheye se, cyangwa se baguteza ukabitambuka. Ayo ni amarozi anyuranye, tubibumbira hamwe tukabyita amahumane. Tukiri aho ngaho ku mahumane, umuntu amenya gute ko yahumanye? We umuntu ashobora kutamenya ko ari amahumane afite, ariko we yaza akatubwira uko amerewe, tukamubwira noneho ya mahumane afite ayo ariyo. Ahangaha wenda ariho ndi kugira ngo profite nsobanuremo gatoya bayo mahumane mo gakeya. Wazisanga afite icyo kibazo akaba yatugana wenda tukamufasha. Yego, nta kibazo. Hari ikijyanye n'amarozi y'ubutamikano cyo kadushyire ku ruhande rumwe, ariko muri aya mahumane tuzasangamo ibintu by'inyatsi, tukazasangamo imyuka mibi, imyuka y'amashitani anyuranye,
byo ndi bugiye gusobanura ko ubu buryo ku bijyanye n'inyatsi. Inyatsi ni ibintu ni uburwayi bufata umuntu akajya mu bukene bukomeye ntabimenye agomba kubimenya akamenya se ko bamuroze inyatsi yakoraga yabimenya ko ari mu bukene cyangwa afite inyatsi. Yego, reka nsobanuriye ku byo by'inyatsi ngo ni ibiki. Yego, inyatsi buriya nayo irimo amoko no kuyivura bisaba ngo umanze umenye ngo iyi nyatsi umuntu uri kumukurikiranaho ni iyihe. Buriya hari n'imiti igenda itandukanye. Hari inyatsi abantu bikururira cyane cyane nko mu rubyiruko. Hari ibintu byateye ahandi urubyiruko rwikinisha, ariko si urubyiruko gusa, hari n'abantu bakuru babikora bitewe nyine niba biri mu bwonko bwe. Kuri uyu muntu aba yikinisha, iyo ari kwikinisha aba agira ngo we ubwe yihe ibyishimo bye, anabigeze ku ndunduro ari wenyine. Yego, umuntu iyo yikinisha rero hari imyuka mibi, hari imyuka y'abazimu, imyuka y'abadayimoni. Hari umudayimoni uba mu mazi bita mamiwata. Ni umugore wo mu mazi w'umudayimoni bita mamiwata. Uwo mwuka wa mamiwata iyo abantu barimo bikinisha niwo uza ukamufasha, ukaza kumufasha, ugatuma yumva ibyishimo. Uwo mwuka niwo utuma ageza ibyishimo bye ku ndunduro. Uwo mwuka rero niwo uzanira abantu bikinisha iyo nyatsi y'ubwo bwoko bwo mu kwikinisha. bayifashijwemo n'uwo mwuka, uwo muzimu wo mu mazi bita mamiwata. Yego, hari ubwo icyo ni kimwe. Hari indi nyatsi, hari indi nyatsi ishobora kuza bitewe n'ibyo baguterereje by'ibirogano. Ubwo ni ubundi buryo bw'inyatsi. Buri bwoko rero buriya buba bufite umuti wabwo wihariye. Yego, noneho hari n'abahura n'imyuka mibi yo kudashaka. Umuntu nk'abakobwa kuva umukobwa yaragumiwe. Yego, ukumva umuntu w'umusore ageze nko mu myaka nka 40 nta gitekerezo cyo gukora urugo afite. Yego, ugasanga umukobwa rwose ni mwiza, afite imitekerereze myiza se, afite n'agasura keza k'abasore baba bagenda bakurikiye, ariko ugasanga yaheze iwabo, bakavuga ngo yaheze kushiga. ngo yaheze kwishiga. Hari iyo myuka rero ituma baguma aho hantu, ndetse mene iyo myuka ituma bamwe batakaza n'ubushobozi bwo kuba bakora iki gikorwa cy'abubatsi. Ku buryo hari n'igihe wenda ashobora no kugira gutyo bakamufasha, akaba yazana uwo mugore se, ariko byagera ku gikorwa cy'abubatse, bya byishimo byo ku gitanda bikanga kubera ya myuka. Yego, ibyo byose rero dufite imiti igenda ifasha bene ibyo bintu. iyo nayo ni inyatsi. Aho ngaho n'andi moko y'amahumane. Y'amahumane. Okay, y'amahumane. Uburwayi bw'amahumane nari mbyitiranyije. wari ubyitiranyije. Ikindi navuga ko uyu mwuga w'ubuvuzi ni umwuga munini cyane. Nta muntu wakubwira ngo ubuvuzi bwa gakondo ndabuzi. Yego, ngo narabuzingatiye 100%. Ni ugufataho kanosiyo gakeya. Ni bugari cyane, ni bugari. Ubwo rero hagati aho icyo nibanzeho cyane ni ikijyanye n'ibyo bintu by'amahumane. Hari akantu numvishemo uvuga ko nko kugumirwa, katubyite ko ari nk'uburwayi. Yego, ni uburwayi. Buravurwa bugakira. Ndetse tukiri naho twite nsimbukira no ku ngo z'iki gihe. Niba tuvuze abari kugumirwa, abasore n'inkumi, kadusimbuke no ku ngo. Hari mw'iki gihe nabyita ko ari nka sekibi yibasiye ingo. Hahandi umugore n'umugabo baba bibaniye bamerewe neza, hakagira nk'umuntu uza kubavangira, wenda niba nabyita ari nk'amasharise, bakanagutuntu mu rugo, umugore n'umugabo bakaryana ntibumvikane. Ibyo nabyo ni uburwayi, ariko abantu hari igihe batabimenye. Igihe uzasanga niba abadukurikiye
wari wibaniye neza n'umudamu wawe, wari wibaniye neza n'umugabo wawe, igihe kikagera ugatangira kubona ibyo ari gukora ntabwo bikunyuze, kandi mbere wamukundaga ibintu byose wabonaga ari byiza, ugatangira kumubonaho impamvu, ugatangira kubona yabaye mubi, ugatangira kubona mbese intonganya zikaza mu rugo. Shakisha imiti ubwo urugo rwawe rwinjiriwe. Gana muganga, shaka muganga agufashe, mwongere mubane neza, urukundo rwanyu bugaruke. Ibyo bintu biravurwa kandi bigakira. None se umuntu uba warabaswe no kwikinisha, yego, ibyo nabyo ubasha kuba umuntu wabaswe no kwikinisha nawe iyo atinyuse akatugana nawe turamufasha. Hari ubyo tumuganirizamo, noneho tukamuha n'imiti imufasha ibyo bintu akabasha kubivamo. N'abagabo cyangwa se abagore batabasha kuba bagira ubushake bwo kuba bakubaka urugo, abo nabo barabagana mukabafasha. Baratugana tukabafasha. Mukora ibintu byiza cyane, kandi mukora ibintu muri iki gihe bisa nkaho nakwita ko bigezweho, bitewe n'uko abantu benshi barabikeneye, abantu benshi barabikenewe. Ndashaka kugira ngo umusorere kuri aka kantu ngiye kukubwira. Ntabwo nzi niba icyo urakosoraho, cyangwa se niba urabirekera gutyo, cyangwa se niba ari icyo uri burenzeho. Hari ukuntu usanga umuganga yarakoze nk'icyapa se cyangwa se yamamaza, agakoresha interuro ivuga ko avura indwara zidakira cyangwa se avura indwara zananiranye. Ibyo bintu urabyumva gute? Kuko ngiye numva ibyo bintu bidashoboka. Urumva? Hari nabyita imyumvire, indwara zidakira. Yego. Ubwabyo nyine ntizikira. Nuzi kumbwira ko bazifite zidakira. Ibaze nyine umuntu akamamaza avuga ko avura indwara zidakira. Cyangwa se avura indwara zananiranye. Wenda icyo nabivuga, abashaka kumvikanisha ko avura nta bya birwara wenda bikaze byari byarananiye abandi, wenda we hari ukuntu aba bishoboye, ntaho mbizi. Ariko niba byitwa ngo ni indwara zananiranye, nkuko bivugitse nyine zarananiranye nyine, none wazikora iki ko zananiranye? Ariko babikoresha wenda ni nko kudramatiza, abantu bumve ko bakaze bavura ibintu bikaze birenze. Ahangaha se mwamuvura indwara zidakira cyangwa mwamuvura indwara zananiranye? Dufasha abantu ku burwayi bafite. Yego. Dufasha abantu tuvura indwara dukoresha zo muri gakondo, uburyo bwa gakondo, kandi bikagenda neza. Umuntu ugukeneye, yego, umuntu ugukeneye yakubona gute? Umuntu nkeneye ni telefone. Ni kuri telefone? Telefone ni iyihe? Telefone ya MTN ni 0788 62 18 50. Urayisubiramo? 0788 62 18 50. Yego. Hari n'indi nimero batubonaho ya WhatsApp. Yego. 078 440. Yego. 24 84. 84. Urayisubiramo tena? 078 440 24 84. Bivuze ngo umuntu ugukeneye yakubona kuri izo nimero zombi. Izi nimero zawe turaza kuzishyira no ku kiganiro hasi. Umuntu udukurikiranye, niba izi nimero utabashije kuba wazifata, wareba muri description cyangwa se muri bio ya hano kuri YouTube hasi. Aho hasi urayihasanga, irabihari, ukaba wavugana nawe. Dusoza niye message watanga mu banyarwanda? Message natanga mu banyarwanda, bere guheranwa n'uburwayi, kandi bizere ubuvuzi bwacu bwo muri gakondo, aho dukoresha ibimera. Iyi miti y'ibimera nta ngaruka igira ku buzima bw'umuntu kimwe n'iyi miti y'abazungu. Nabashishikariza rero gukoresha cyane cyane iyi miti yacu y'ibimera, aho bishoboka wagombye kuyikoresha ibinini ukabyihorera.
mu kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu na muganga, ndashaka kugira ngo atubwire ese we muri ibi bintu akora cyangwa se muri ubu buvuzi akora n'ubuye mwihariko cyangwa se ni ikihe kintu kimutandukanya n'abandi baganga bakora ibi bintu? Ni uburyo bwacu bwo kwakiramo abantu. Uburyo twakiramo abantu tugerageza kwiyorosha. Nabisobanura gute? Nk'ubu kwakira umuntu hano mu buryo bwacu bwo gusuzuma bishura amafaranga 10,000 n'amafaranga 200. Yego. Nyuma hari iyo tumaze kuganira, hari ayo tugusaba noneho uri bwishure kuri ya miti tugiye kuguha, ya service tugiye kuguhereza. Yego. Dushobora gusanga watwishyura nk'ibihumbi 80 n'urugero. Yego. Ariko kubera ko waje utiteguye, utazi uburwayi ufite, ntuzi uburemere bw'ibyo turi bugusabe, ugasanga wenda witwaje nk'ibihumbi 50. Hari ubyo tubyumvikanaho, ushobora no kwifite na 20 n'urugero. Bikagenda neza. Tubyumvikanaho uburyo tugomba kwishurana, ariko ugahabwa umuti ntusubire y'imbokoboko ubona ko udafite amafaranga yuzuye. Uwo ni umwihariko wawe. Kandi birashoboka ko ahandi hantu naho buri muntu wese agenda agira uburyo afatamo abakiriya be. None ikindi kintu cya kabiri, yego, hari abantu mfite abakiriya muri za Kigali, i Muhanga se, i Rubavu se, aho umuntu aherereye, aho bishoboka tuboherereza imiti dukorera uburyo bwa kuriye. Yego. Tuba aya agence de voyage akatujyanira imiti ikabageraho batabanje bakora urugendo. Hari ibishoboka ko tuganira nkumva ikibazo afite bitabaye ngombwa ngo aze hano, noneho nkaboherereza imiti dukoresheje aya agence de voyage. Nuko bigenda, bivuze ngo hagati ya muganga n'umurwayi habamo icyizere. Habamo icyizere ku buryo niba umurwayi akohereje amafaranga nawe akaba yizeye kuri umwoherereza imiti. Ibyo bintu ni byiza kandi ni ibintu bigezweho. Kanswe ko ibyo bintu bikunda gukoreshwa ahantu henshi cyane. Hari amavuriro menshi, hari amasosiyete menshi y'abaza babo avurira abantu cyangwa se asuzumira abantu kuri telefone. Ukaba wahamagara muganga bitewe n'ukuntu uri kubabara cyangwa se bitewe n'ukuntu uri kuribwa, akaba yanagufasha, akaba yanakubwira n'uburyo byitwaramo muri ako kanya mu gihe uri kumva umeze nabi, bikaba byagenda neza. Ubu ndumva twasoza. Murakoze cyane. Ndumva twasoza. Watweretse ibintu byinshi cyane, gusa ni ibintu byiza cyane. Ni ibintu buri munyarwanda wese yakwiye kwitabira gukoresha, kuko gukoresha ibimera nta ngaruka bitera nk'imiti ya kizungu. Mugana ku musozo, turabashimiye. Aha turi kuri Wune Empire. Abantu bose badukurikiranye baze bagana muganga Nsanzumuhire Ildefonse ukorera Irambura muri Guriro mu mudugudu wa Rusogo. Ukigera muri Irambura ukabaza kwa Nsanzumuhire, nta muntu utamuzi bitewe n'ibigwi yakoze, bitewe n'izina afite rinini muri uyu murenge wa Rambura. Murakoze cyane, turabashimiye kandi turabakunda.